ibiri 10 ibiri 10 rwose ndabishyira madamu n'abana marama gafuka ngewe oya wowe ahubwo nta nubwo bikwiriye wowe nije uri ibyo agiye kuyazana ariko rwose mwihangane nije ngomba nje ni ibiri 10 maze simbare kabiri ukiri muri uwo murongo nese kuzanya amabuye kandi ndakubwiye nese ubwo kugiye urimo kunkubita kuko ndakubwiye ngo soko ko baso muri kumwe nese reka nkubire kanga agenda kampani nkweto ku mazuru tupita yegera hano nimvira n'umuyobozi hagarara ako se abantu bo muri quartier mwese mwaragiye muraryama murasinzira murahwera wagira ngo mwariwe na bya binini bita feneriga Beri kisaje kona nanje kwidodeshereza imyenda. Ugiye kudodesha imyenda? Nese ubu ntago uramenya ikintu cyabaye muri no quartier yacu. Ni igiki se? Ya baba we. Ntabyuzi? Ntabyanze. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo reba wa muyobozi w'umudugudu wacu. Ndamuzi. Wawo ni nyine wa. Ndamubona. Ubu ngubu barimo batanga ifashanyo niyo wagira umufuka w'ibiri 100. Upfa kuba uzashobora kuwuterura. Uragenda ufata ibyo ushaka byose ujyane mu rugo. Yesu we. None se imyenda yanjye ariko reka nyisubizeyo reka mbanze ngere mu rugo. Oya ntago hareka imyenda yawe. Ahubwo ni ukuvuga ngo wowe ikintu ugiye gukora ni iki? Hamagara wa murumuna wawe. Umubwire azabari ujya kwidodesha. Ufata agafukuze tugende. Mana usamamagare we. Ujya wimuhamagara. Mwihorere. Ariko umva nkubwiza kuri. Ikintu nabonye cyo. Abantu bo muri quartier yacu bose barashonje pe. Yesu! Ngiye kutwica noneho mana yanjye we. Nukuvuga ngo bakibivuga. Nese numva arabimo barahuza bavuga ngo bati ngo noneho ngo baraza kuzinduka saa 11 za nijoro bagende banaharyama bategereze ko abyuka. Ahubwo ave natinda gira vuba. We ntayo rebo itegure we no ibona ungaye. Ntago nakumva ukuntu uriya mugore arimo arambwira ngo ngewe ntago imfashanyo bagomba kuyimpa ntago nabyemera rwose. Umugore uriya mugore ibintu ambwiye ngo ntago nge bamifashanye. Umuganda ni ngewe wa mbere ukora umutekano utangira kugira umva komera nise ko wicaye hano numva urimo kwitakuma ega burangunyuzeho nkumva nuko mise nikomereza kubera ibitekerezo byinshi yagende gute se kuri kwitakuma wowe ubwo urimo urarira utazi wapfuye wari we byagenze gute dore mbabajwe n'umugore duhure hirya iriya ahita ambwira ngo ngewe ibintu bagiye gutanga nagomba kubyemererwa. wahageze se cyane sawa none hano biri se ni hari nawe waje se ntahageze ntobo bireba se uyu munsi iki gifu ushaka kucyuzuza Jesus is Lord yahageze ngise noneho we oya giye Ariko kumura. komera Murashima hajya se mwambwiye. Ngo biri. niho birira siko wambwiye ko ariho biri Nanya makuru zino kuyanga. Ngo biri. Ariko barabyapisha. Yesu!
ibiro bingahe Imbizi. Imbizi. wa Nini? bosi we Najanja saraje. Nese bagiye. ushaka kuzigura inyuma Umuhungu wawe uko mvuze. Uragira gitambo umuntu se ubundi. Umuntu ukomeruka ari umukire aza gufata imfashanyo nkawe. isamu narafite imodoka Nese se bari janja si wonde bitajanja. Wowe mwabaye mutira mwagiye mugira inzara mukamenya. egera inyuma gutya gato mwareke Nta navuga. Egera inyuma mwegera inyuma. Mana Muri kumbangamira. Mana we toma Nose ko muri Amerika. umva buretse nyine Kamubwire. oya we jya uvugira hamwe ariko mureke mbabwire ngewe yewe mfite ikibazo rwose gikomeye cyane sibyo ubu ngubu umaze icyumweru cyose ntarya yesu we yifashe nimba njye nyifata bwa mbere oya garuka nahinyuma yawe ariko reka ngubundi mbabwire ubundi reka mbabaze ikibazo kimwe Ehe. si ubundi ko muramumbuza gufata ifashanyo hano izi ifashanyo ni iz'abanyu akereka kuzuza Hanyuma wo ni zaso. Izaso. niyo mpamvu rero ngomba kuza nkazifata mbere kandi mugatuza mugaceceka ahubwo nimundeke njye imbere Inyuma hari oya hari inyuma ariko hagarara Ako si hano. umuri Umvire kandi kandi. Sorry, bro. Jawo. Reka nkubwire Reba rero utangiye guhotera n'abandi bantu ubazi. uyu ntabwo yitonze ntabwo yitonze Waze kudusakuriza. Waze kudusakuriza. nijye ngomba kuzifata mbere y'uko Zifata mwe se muzifata nijye ngomba kuzifata wowe jya inyuma Inyuma. Urani muri. we atansiyo Wongereze. are Wongere. Cye. nta soni ku idirishya ryanjye Nabikubwiye. nyine bari batubwiye ko hano hari imfashanyo niyo mpamvu twese twaje hano ariko rwose igihe maze icyumweru cyose ntarya Jesus ugerageze is Lord. wari igihe ubanza uhere hano inyuma ujya hari imbere Venga here inyuma. Yego Hey, we. baguhereho kuko wambaye ibinigi oya ntabwo ariko nambaye ibinigi njyewe nambara ibinigi kuko ari sitire ariko ndashonje ariko ubunisha ukora umuganda Ninde uhazi? umuganda agenda awukora rwose pe ndawukora ndetse we ntabwo ubizi ko ejo bundi hari hepfo muri ka gahanda hamwe twaharuraga kuri wa muganda w'ubushize ntabwo nari nkuri imbere sinari ndi uwa mbere Ukora umuganda kuva ryari se ukora umuganda? ntabwo wambonye Mudugudu nazi wowe inshuro zirenze. cecekaho twumve ibyo mudugudu avuga ntabwo wambonye wowe Ayo ni amaco y'indi. wacecetsa wa kigabo umusaza w'irondo iyi musaza ndawutanga Ubwo wasanga aratangiwe agiye kwemera ngo arawutanga. ndawutanga nawe watumye ratanyine Wana ibyo ngibyo. kandi iki kigabo kiranshakaho amahane umva arata uboneka mu nteko mu nteko genza buri munsi Inteko rwose z'icyo ari cyo. Wowe inteko z'icyo ari iki cyo. kigabo ko kiri kumvugira nkora njyewe rata ibintu ndimo ndakubwira n'ibyo byo byose ndabitanga ibyo byatumye nkena niyo mpamvu nkeneye izo fashanyo zanyu rwose mwanteye ubukene Ntabwo twaje duki. kaze nguhere Wetin be this? Jesus. aho genda ibiri icumi Njye ni bibiri. ibiri icumi rwose Nuse ko numva ndabishyirira mutangiye madamu kundusha. n'abana Marama agafuka njyewe. oya wowe ahubwo nta nubwo bikwiriye wowe Yo. nijyewe buri ibyo agiye kuyazana Agiye kunywa. ariko rwose mwihangane nijye ngomba Ibiro bibiri. njye ni ibiri icumi simbare kabiri ukiri muri uwo murongo mwese kuzanye amabuye kandi baha Hey. ndakubwiye Hano ugende. toka hano mwese ubwo kugiye urimo kunkubita kuko ndakubwiye ngo ese koko basi ubu uri kumbona mwana we nose reka nkubire reka Kanga agenda kambara inkweto ku mazuru. Uvuze kangahe wowe? tupita yegera Hano niyumvira n'umuyobozi.